Nitwa Nahaye Emmanuel, nabonye ishimwe ryo kuri TVA ringana n'ibihumbi 198,863. Nashishikariza buri muntu wese kujya yaka fagitire ya IBM kugira ngo dukomeze twubake igihugu kandi natwe twiyubake, kuko amafaranga nabonye nayo ngiye kuyabyaza umusaruro. Nawe wabikora ukanza akanyenyeri 800 ugakurikiza amabwiriza ukiyandikisha, ugashyiraho nimero yawe bazanyuzaho ishimwe, uzajya unashyira kuri fagitire, nawe birashoboka. Nawe waryoherwa n'ishimwe kuri TV. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikisha. Ibuka kandi gusaba fagitire ya IBM igihe cyose ugize icyo ugura, wibutse umucuruzi kwandikaho nimero ya telefone. Niba udahawe fagitire ya IBM cyangwa ugahabwa idahwanye n'amafaranga wishyuye, bimenyeshe RRA kuri WhatsApp nimero 0739 0080 10. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 3004. Mbega cyanga. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! A glorious colours moment. Rebaruka kwiyose ushaka kuri DSTV, aho usanga ruhago kuri buri abonoma ku mafaranga 25,000 gusa, uhabwa ibikoresho byose hamwe n'ukwezi kw'ifatabuguzi ry'inganji. Ushobora no kongera bundi bushya ifatabuguzi ry'inganji ku mafaranga 20,000 gusa. Kundi bisobanuro mwaduhamagara kuri 1111 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ku kimenyetso cyo guteranya 250 Murakoze. Nitwa Murerwa Jessica, abantuye mu mudugudu w'ubumwe, akagari ka Rubirizi, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Ndi umwe mu bantu bahawe inka ya Girinka. Maze kubona inka yarabanje itanga ifumbire. Uriya fi mu gishanga nanjye ndahinga. Iyo ngiye guhinga ndabajyana ifumbire. Ndeza pe mfata ifumbire nkayigurisha. Inka maze kubyara ibimpaye amata, abana banywa amata n'abaturanyi banjye, kandi akenshi ubonye ahaye azitaza gukamisha, ifaranga rikaba riraje. Ikibyara uburiza rwose nagurishaga litiro 10 mu gitondo, 10 nimugoroba, 10. Indi nayo yabyaye inyana yayo nyine iya kabiri, kuko iyo uburiza narayituye, ikamwa 8 mu gitondo, nimugoroba igakamwa 8. Ufasha aya mata litiro 16 ugafata na litiro 20 ukazikuba na 500. Murumva amafaranga avuyemo. Minervara y'umuhungu wanjye ajya kugenda nyifite nta uramwirukana ku kigo, kandi ntanga 92,000. N'indi mibereho ya buri munsi bayimpaye ari ubu mfite 5 hano, nituye ya 6. Ibanga kuyigaburira igahaga, ukayoza ntiribwe n'uburondwe, ukayihera amazi igihe ubunze amazi, iguha umusaruro ukanyura. Nta inka itakugeza pe. Gira wigire kuko ubufasha butazahoraho. Let's explore this clean city together. It's really good coffee.
No cars allowed here. I can even sit in the middle of the street. Nice. Can't wait, can't wait. It's a masterpiece. I like it. What a thrilling experience! Réservez votre prochain vol vers l'une de nos destinations et profitez d'une escale inoubliable à Kigali. Rwandair, fly the dream of Africa. tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikira televiziyo Rwanda. Ikiganiro ni izingiro ry'ubukungu, ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba tariki 22 z'ukwezi kwa munani mugiye kugezwaho nanjye Placide Ngirinshuti. Turaza kwibanda rero ku ngingo zitandukanye, turaza kubabwira amwe mu makuru y'ubukungu avugwa hano mu Rwanda, aho ibiciro bikomeje kuzamuka ku kigero cya 5% ndetse bikazaba bizanakomeza kuri iki kigereranyo kugeza mu mwaka utaha 2025. Ibi byatangajwe na banki y'igihugu BNR. Turaza kandi kuberekeza mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, tubabwira ko kompanyi y'indege ya Qatar Airways ikomeje gushora imari mu bihugu bya Afrika. Kuri ubu ikaba yamaze kugura imigabane ingana na 25% muri Airlinks, sosiyete yo muri Afrika y'Epfo ikora ingendo z'ikirere. Muri kiganiro cyacu izingiro ry'ubukungu kandi turaza kurebera hamwe agace ku busesenguzi, aho tuza kuba tuganira ku ngingo ivuga ibigo bito n'ibiciriritse ku isoko ry'imari n'imigabane. Turaza kurebera hamwe ese ibigo bito n'ibiciriritse byageze gute ku isoko ry'imari n'imigabane. Dufite abatumirwa babiri baza kudufasha gusesengura iyi ngingo. Turaza kandi no kugaruka ku zindi ngingo zitandukanye muri iki kiganiro, ubwo tuza kuba tubabwira inkuru y'umunsi twabateguriye. Hari rwiyemezamirimo witwa Agasaro Rahima, uyu nguyu araza kutuganiriza iby'urugendo rwe ndetse anashishikarize abana b'abakobwa bashaka kwinjira mu bucuruzi bufitanye isano n'ubuhinzi. Turaza kandi no kubabwira bimwe mu by'ingenzi mu biranga urugendo rwo kumenyekanisha ubucuruzi binyuze mu birango, amashusho ndetse n'ibimenyetso, ari byo abenshi bakunda kwita branding. Tubafite icyegeranyo cyihariye gisesengura cyangwa se kirambura birambuye ibyiri sesengura rivuga ku bijyanye n'ubucuruzi bugamije kugaragaza ibirango ndetse n'amashusho n'ibimenyetso. By'umwihariko rero nimujye kure, ni ikiganiro kigiye kumara iminota hafi 45. Turagaruka mu kanya. Twongeye kuguha ikaze wahisemo kurikira televiziyo Rwanda mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. By'umwihariko uko nabibabwiye mu gutangira, tugiye guhera ku makuru avugwa hano mu Rwanda, ariko by'umwihariko amakuru y'ubukungu. Banki nkuru y'igihugu BNR yamaze gutangaza ko ibiciro bizakomeza kuzamuka ku kigero cya 5% kugera mu mwaka utaha 2025. By'umwihariko rero ibi bikaba bigaragaza ko ubukungu buhagaze neza nk'uko banki nkuru y'igihugu BNR ibitangaza. Muranyemerera tugaragarize cyangwa se tuganire kuri iyi mibare. Nk'uko mubibona, iyi mibare iratwereka ikinyuranyo kiri hagati y'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga ndetse n'ibyo rutumizayo. Iyi mubare wa 3.7% ugaragaza
guta agaciro ku ifaranga ry'u Rwanda cyangwa se guhungabana ku ifaranga ry'u Rwanda bikaba byaragizwemo uruhare n'ibi bicuruzwa byoherezwa mu mahanga ndetse n'ibyo u Rwanda rutumizayo. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ni ibintu bigaragaza ko ifaranga ry'u Rwanda nubwo ryahungabanye ku kigero cya 3.7 ariko bidaciye kuba ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro kuko biratanga icyizere. By'umwihariko mu kiganiro twagiranye na guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'Igihugu ni Soraya Hakuziyaremye, yatubwiye ko ibi ngibi nta gikuba cyacitse cyangwa se yatubwiye ko ifaranga ry'u Rwanda rihagaze neza ku isoko ry'ivunjisha. Mu nyembere tubanze tumukurikire turagaruka mu kanya. Ifaranga ry'u Rwanda imbere y'idolari ry'Amerika ryabashije kwihagararaho, kandi iyo tureba mu bipimo byacu tubona ko no mu mpera z'uyu mwaka ifaranga ryacu rizakomeza kwihagararaho ugereranije n'uko umwaka ushize ryari ryahungabanye ku kigero cya 18%. Muri make navuga ko ifaranga ry'u Rwanda rihagaze neza ku isoko ry'ivunjisha, nta gitutu gihari cyo guhungabana. Kandi nabizeza ko na Banki Nkuru y'Igihugu yiteguye kugira icyo ikora mu gihe haba ikibazo giturutse hanze y'igihugu muri amezi 4 mbere y'uko umwaka urangira. Soraya Hakuziyaremye ni guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'Igihugu. Tukiri makuru avugwa muri Banki Nkuru y'Igihugu nuko mu ntangiriro z'iki cyumweru komite zishinzwe politiki y'ifaranga ndetse no kutajegajega kw'imari zateranye zifata umwanzuro wo kugabanya urwunguko rwa Banki Nkuru y'Igihugu ruva kuri 7% rugera kuri 6.5%. Ni icyemezo kigamije gukomeza guhangana n'ikibazo cy'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Mu kiganiro cy'erero twaraye tugiranye na guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa, yatubwiye ko ibipimo byabo bibereka ko ibiciro bizakomeza kuzamuka kuri 5% ku bigendanye n'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko. By'umwihariko yatangiye atubwira icyizere afitiye ubukungu bw'u Rwanda. Ubukungu buhagaze neza nk'uko byagaragajwe n'ikigo cy'ibarushamibare mu gihembwe cya mbere. Ubukungu bwateye imbere 9.7%. Iyo tureba imibare twe dukurikirana yihuse kuboneka, igihembwe cya kabiri nacyo cyateye imbere cyane ndetse gishobora kuzaba no kuzabasha icya mbere dukurikije imibare twebwe tubona, ariko ibyo tubirekera abishinzwe kuzabitangaza imibare yose imaze kujya hamwe, aricyo kigo cy'ibarushamibare. So aho rero mu bukungu nyirizina umuvuduko wabwo uhagaze neza. Ikindi twe dukurikirana nka Banki Nkuru y'Igihugu cyane tunaheraho dufata ibyemezo ni umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Umuvuduko w'ibiciro ku masoko ubu ngubu byaragaragaye cyane ko ibibazo twanyuzemo mu myaka 2 ishize wararazamutse cyane, ariko guhera mu mpera z'umwaka utaha umuvuduko w'ibiciro ku masoko wasubiye hasi ujya mu gipimo ntarengwa tugenderaho nka Banki Nkuru y'Igihugu hagati ya 2.8%. Uyu munsi tubona muri imyaka 2 ari uyu mwaka n'umwaka utaha bizaba biri hafi 5% ku mpuzandengo ku mwaka wose. Ibyo rero bikaba biri mu gipimo twifuza ko twagombye kugumana mu gihe kirekire kirambye. Kubera iyo mpamvu Banki Nkuru y'Igihugu yasanze ari ngombwa yuko akanama gashinzwe politiki y'ifaranga ko urwunguko rwa Banki Nkuru y'Igihugu turugabanya nanone. Muri uko twari twarugabanyije mu kwezi kwa 5 twavuye kuri 7.5 tujya kuri 7, none twasanze ari ngombwa ko dukomeza kugabanya tukajya kuri 6.5, kuko twari twazamuye urwunguko kubera ibibazo twari dufite by'umuvuduko w'ibiciro ku masoko mu myaka 2 ishize. Muri uko twatangiye turi kuri 4.5% turinda tugera kuri 7.5%. Nanone nubwo tubona stability ntabwo ari twahanura dushyira icyarimwe, kuko niyo mpamvu duterana buri gihembwe no kugenda tugenzura uko bimeze, twabona ari ngombwa nta kidasanzwe cyavutse tukongera tukamanura. So ni icyo cyemezo twafashe cyo kumanura urwego rwa Banki Nkuru y'Igihugu rwarushingiye ku bukungu bwifashe buhagaze neza mu iterambere ry'ubukungu, ariko umuvuduko ku biciro ku masoko nabyo bimeze neza. Wenda twagira ngo mutubwire icyizere abanyarwanda bakwiye kugira ku bijyanye n'impungenge bamaze iminsi bafite bijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ese iyi mibare irabaye icyizere kirambye ku bijyanye n'uko imibare izakomeza iri kuri 5 muri mwaka utaha?
reka twebwe imibare dutangaza ni ibikorwa n'abanyarwanda ntabwo imibare ari ibikora, ahubwo imibare dutangaza n'ibiba byakozwe n'abanyarwanda n'abashoramari n'abacuruzi byose. So icyizere dutanga rero icya mbere gishingiye ku buhinzi. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ariyo twita sezo y'ubuhinzi yagenze neza cyane. Sezo ya kabiri irangiye mu gice hagati mu mwaka nayo yagenze neza ariko bitari cyane nk'iya mbere. Imibare duhabwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo gishinzwe iteganyagihe nuko no mu gihembwe cya mbere cya sezo mu mwaka utaha, ubwo ni ubuhinzi bugiye gutangira mu kwezi kwa 9 gusarura kugatangira mu kwezi kwa 10, nuko iteganyagihe twereka ko tuzaba dufite imvura isanzwe nziza. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi katwereka yuko ingamba ziriho zo gufasha abahinzi kugira ngo bakomeze kuzamura umusaruro wabo. Ibyo rero bikaduha icyizere yuko ubuhinzi n'ubundi umusaruro w'ubuhinzi uzaba umeze neza mu mwaka mu gihembwe gikurikira. Ku rwego mpuzamahanga ibiciro by'ibyo dukura hanze byakomeje kugenda, umuvuduko w'ibiciro waramanutse. So bikaba rero ibyo nibyo ubundi bitera umuvuduko w'ibiciro ku masoko yacu. Ubuhinzi, ibyo dukura hanze cyane cyane nibyo bitera ikibazo cyane. So tubona rero byombi nta kibazo dufite, bigatuma tugira icyizere ko kandi tugikura mu bikorwa nyine by'abanyarwanda n'abandi bashoramari bari hano mu gihugu cyacu, ko tubona ko imibare dutangaza keretse habaye ikibazo cyo guhindagurika kw'ikirere, imvura ntibone kuko iteganyagihe ryatweretse, bigatuma ubuhinzi butamera neza. Icyo gihe iyi mibare dutanga ishobora guhinduka. Habaye ikibazo muri uyu munsi dufite intambara ziri ku rwego rw'isi, hatagize igihinduka zigakomeza uko bimeze ubu ngubu, nta kibazo tuzagira, ariko birusheho kubikamera nabi bikazamba, bishobora gutuma ibyo dukura hanze bihenda. So ariko ubundi nta kibazo tubona gihari. Turamushimiye cyane John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, mu kiganiro cyihariye yaragiranye na RBA. Dukomeje mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda ariko mu bukungu, nuko kompanyi y'indege ya Qatar Airways ikomeje kwagura ibikorwa byayo ku isoko ryo mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuri ubu yamaze kugura imigabane ingana na 25% muri sosiyete ikora ingendo z'ikirere yo muri Afurika y'Epfo yitwa Airlinks. Ni inkuru tugiye kugezwaho na Aime Bote Mushashi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo byamenyekanye ko sosiyete y'Abanyakatari ikora ubwikorezi n'ingendo z'ikirere Qatar Airways yamaze kugura imigabane irenga 25% muri Airlink. Iyi Airlink ni kompanyi yigenga ikora ubucuruzi bw'ingendo z'indege ikomoka muri Afurika y'Epfo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara kwa kabiri w'iki cyumweru, impande zombi ntabwo zagaragaje umubare w'amafaranga Qatar Airways yashoye igura imigabane muri Airlink. Airlink yari isanzwe ikora ingendo zigera kuri 45 zerekeza mu bihugu byiganjemo ibyo mu majyepfo n'uburasirazuba bya Afurika. Nyuma y'uko Qatar Airways iguze imigabane, Airlink igiye kongera umubare w'ingendo nshya zerekeza mu mijyi yo muri Afurika nka Abidjan, Abuja, Accra, Harare, Rwanda na Lusaka. Ubuyobozi bwa Qatar Airways buvuga ko bufite umushinga wagutse wo gukomeza gushora imari mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, kuko umugabane wa Afurika utanga icyizere mu bucuruzi bw'ejo hazaza. Ni Aime Bote Mushashi, turamushimiye. Andi makuru avugwa hanze y'u Rwanda nuko Cristiano Ronaldo yaciye agahigo ko gufungura urubuga nkoranyambaga rwa YouTube channel, agahita abona abakunzi cyangwa se abasubscribers barenga 15 mu masaha make. YouTube ije yongera kuri Instagram nayo yamwinjirizaga agatubutse amafaranga yinjiza anyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze Cedric Irakoze. Icyamamare gikomoka muri Portugal, Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'umupira w'amaguru, yamaze kugera ku rubuga rwa YouTube. Ni inkuru ikomeje kwandikwa mu binyamakuru mpuzamahanga, ariko bigaruka cyane ku mafaranga agiye kujya yinjiza kuri urubuga rusanzwe rwarabaye isoko y'amafaranga kuri benshi. Channel nshya ya Cristiano Ronaldo kuri YouTube yayise UR, ikazajya itangaza amakuru y'ubuzima bwe, umuryango we, imirire, imyitozo ngororamubiri, uburezi n'ubucuruzi. Izajya kandi itambutsa ibiganiro by'abatumirwa bakomeye. Uyu mugabo ni umwe mu byamamare biri ku isonga mu kwinjiza amafaranga menshi bikoresheje imbuga nkoranyambaga. CR7 ariwe Cristiano Ronaldo ategerejwe kuza ku rutonde rw'abinjiza agatubutse binyuze mu byo bashyira kuri channel za YouTube, kubera ko ibyo amaze gushyira kuri channel ye nshya byakunzwe na benshi.
bikaba bigaragara ko ari ku rwego rwa Mr Beast, umuyutuber kabuhariwe winjiza arenga miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Ni Cedric Irakoze, amakuru y'ubukungu avugwa hanze, ariko turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Nkuko twatangiye tubabwira, reka twinjire mu gace twahariye gusesengura by'umwihariko ku ngingo n'abararikiye ivuga ko ibigo bito n'ibiciriritse byamaze kugera ku isoko ry'imari n'imigabane. Muri studio zacu rero ndi kumwe n'abatumirwa babiri bagiye kumfasha gusesengura iyi ngingo. Reka mire kuri Celestin Rwabukumba, ni umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane Rwanda Stock Exchange. Tubaye ikaze bwana Celestin. Murakoze. Turi kumwe kandi na Jean Claude Uwizeyemungu, ni umuyobozi mukuru w'uruganda Maui Grain Millers, akaba uruganda rurutse gushyira impapuro meshwamwenda ku isoko ry'imari n'imigabane. Namwe tubaye ikaze bwana Uwizeyemungu. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda twihuse reka mitemera kuri bwana Uwizeyemungu unyicaye hafi yanjye. Dore ukamutangiza ku mugaragaro gahunda y'imyaka 5 y'impapuro meshwamwenda igamije gushaka amafaranga yo gufasha uruganda rwanyu kwiyubaka. Iyi gahunda igeze. Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze kandi ndagushimiye kuba waraje kudufasha. Twatangije gahunda ku itariki 9 z'uku kwezi yo kugira ngo tujye mu ruhando rw'ibigo bishobora gushaka imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Warumbajije aho igeze. Gahunda iragenda neza. Ababikurikiye twabatangarije ko ku itariki 23 n'itariki 28 hakirimo igihe cyo kuba batugana. Biragenda neza. Icyo ni icyizere nshobora gutanga. Ibigo binini by'ishoramari ndetse n'abashoramari ku giti cyabo barimo kubyitabira. Mu kiganiro ntituri bugaragaze imibare cyane, ariko tugeze ku kigero gishimishije ku buryo gahunda twihaye, amatariki twihaye nta shiti tugomba kuyagezaho. Kigero gishimishije ndi butavuga imibare ubwo turabwirwa n'iki? Reka wenda ntange ikigereranyo. Waruvuze miliyari 5. Nibyo koko niyo mari dushaka kuvana ku isoko, ariko nkuko mwabikurikiye twari twayiciyemo ibice bibiri. Igice cya mbere twari dukeneye ni miliyari 3, hanyuma nyuma yaho tukagaruka ku isoko gufata izindi miliyari 2. Ngira ngo abagiye baca hano mu biganiro barabisobanuye. Ushobora gushyira hanze impapuro mpeshamwenda z'umubare runaka, ariko bikurikije igenamigambi ryawe ukaba wagenda uyafata mu bice bitandukanye. Igice rero cya mbere duteganya gusoza ku mpera z'uku kwezi. Abashoramari uburyo babikora babanza kugaragaza participation yabo cyangwa se uruhare rwabo bazashyiramo, hanyuma tukabaha n'igihe cyo kwitegura kugira ngo bakusanye ya mari bayizane. Abamaze rero gutanga icyizere cyangwa se participation yabo bageze nko kuri 70%, kandi tukaba tugifite igihe gihagije, ndetse abenshi ni gahunda ihoraho. Ngubu bahura n'abajyanama bashinzwe gukurikirana iyo gahunda, ku buryo twizera ko mu mpera z'uku kwezi nko twabyemeje icyo gice kibanza cya miliyari 3 tuzaba tugifite. Bwana Celestin Rwabukumba, muyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane, abantu bari kwibaza bati bundi ibigo bito n'ibiciriritse byageze kuri isoko rito bageze kuri isoko gute? Twari dusanzwe tuzi ibigo bikomeye bifite amafaranga menshi, ariko n'ibigo bito nabyo byageze kuri isoko. Yego, navuga ko byageze kuri iri soko kandi byaje byigenza, kuko buriya isoko ry'imari n'imigabane ni nacyo twashatse dushyiraho ubu buryo bw'uko n'amasosiyete mato n'aciriritse ashobora gutangira kujya yitabira ibyo isoko ry'imari n'imigabane. Ni ukugira ngo ya miti y'uko isoko ry'imari n'imigabane ari iry'abantu bakomeye, abanyamafaranga benshi kubagura, cyangwa se ibigo binini bikomeye ku bashaka kurezinga amafaranga ku isoko, abashaka nyine gukusanya imari ku isoko. No kugira ngo iyo miti tuyikureho. Icyo nicyo cya mbere twakoze. Twashyizeho nyine ubu buryo bwo gufasha amasosiyete nk'ayo ngayo muri 2018. Muri 2018 rero twashyizeho icyiciro cya kabiri gishobora gufasha amasosiyete mato n'aciriritse. Ariko mu gukora ibyo ngibyo tuza gusanga ko hakirimo ibibazo. Ayo masosiyete mato n'aciriritse ntabwo aba yiteguye bihagije ku buryo yareshya abandi bageni, ukuvuga ngo kureshya abashoramari. Ubwo rero twakiriye ikintu cyitwa Capital Market Investment Clinic. Ni nka klinike nk'izindi zose. Ngira ngo ubwa mbere tuje muri iki kiganiro cyangwa twagiye tunabitangazana mbere hose. Twagiye
twasanze ayo masosiyete nubwo abantu baba bashaka amafaranga hari ibyo bagomba kwitegura. Ndumva Jean Claude yamazemo iminsi yaje muri kohoti ya kabiri, donc mu gika cya kabiri muri nabari nk'ishuri rya kabiri, hari abambere babanjemo muri guhera muri 2020, abambere barangiza icyo muri 2022 kuko bisaba kwitegura bihagije kuko ushaka amafaranga y'abaturage ku isoko. So rero icyo investment clinic dufasha ayo masosiyete kwitegura kuba yareshya abashoramari, tuyategura mu buryo bw'imicungire, imikorere, yewe n'ibyo twita viability, kureba yuko niba sosiyete koko yunguka cyangwa se abantu bashyizemo amafaranga yabo azabungabungwa kandi sosiyete izaba yunguka ikazabasha kugarura amafaranga yabo, so ubwo y'abaturage baba barashyizemo. So ubwo rero ikigaragara nuko amasosiyete mato naciritse uko yahageze nuko nayo mu by'ukuri burya abafite uburyo bwo gukura nk'ayandi. Umuntu atangira ari muto, nta muntu uvuka ari mukuru, abantu bose bagira uko bagenda bakura, n'amasosiyete mato naciritse akurikije gahunda tuba twayahaye yakitegura neza nk'abandi bose nk'amanini, agakurikiza ibisabwa byose bashobora kubigeraho nka Mahwi nyine nk'ubu ngubu nabo banyuze muri iyo porogaramu. Hari n'abandi benshi twagiye tunyuzamo muri iki gihe ariko bamaze gushaka amafaranga ku isoko, ubu ndumva Mahwi igiye kuba iya kabiri ngira ngo, ariko dufite icyizere ko n'andi azakomeza agenda aza kubera uko agenda yuzuza ibyo dusaba. Bwana Uwiziyemungu Jean Claude, nkamwe muyobora uruganda rwa Mahwi, abantu bamwe bashobora kwibaza kuki mutagiye gusaba inguzanyo muri banki z'ubucuruzi, cyane cyane ko tuzi ko izo serivisi ariho zitangirwa abenshi mu bafite ibigo bito n'ibiciriritse cyangwa se abashaka gushora imari mu bucuruzi biyambaza ibyo bigo by'imari, ndavuga amabanki y'ubucuruzi. Kuki mwe mutagiye muri izo banki mukigera ku isoko ry'imari n'imigabane? Urakoze cyane. Niho duhera kuko nk'uko yarabivuze umuyobozi wa Rwanda Stock Exchange, uku ni ugukura. Iyo ugitangira ugishyiraho uruganda ukiri mu nzego zibanza, banki twazihereyemo no dukorana neza, ariko hari urwego ugeraho akaba ukeneye gutera indi ntambwe. Twari tuzi ko ari n'ibintu byoroshye ugenda ukiyandikisha, ariko yarabisobanuye kugira ngo ubyumve neza. Uru ni urugendo tumaze mu myaka 2. Tuba tuzi ko duhagaze, banki zitubwira ko tukaguza tukishyura, ariko iyi porogaramu igushyira ku rundi rwego aho ushobora gutinyuka. Akenshi bivuze umubare miliyari 5, umva bisa n'ibikangaranyeho gato, ariko iyo porogaramu yisohotsemo byaba ku icungamutungo byaba ku buryo bw'imiyoborere ya sosiyete, cyane cyane uba umaze kugira icyizere cyo kuba watera intambwe ukarenga banki isanzwe ukaba wajya kuri iryo soko. Baragutegura ku buryo uba uri ikigo, yaba umushoramari wo mu Rwanda yaba umushoramari mpuzamahanga, yashora imari akaba atekanye yumva nta kibazo. Ntabwo mwatinye ingwate zisabwa mu gihe ugiye gusaba inguzanyo muri banki, cyangwa se ngo muratinye n'inyungu ku nguzanyo? Reka mbivuge mu buryo bubiri, ingwate n'inyungu. Ingwate turazifite, ni nayo mpamvu nkubwiye ko twahiriye muri banki, ndetse banki irazifite. Hariho na banki ziba zivuga ziti ese ko ingwate zihagije mwaje tukabaha inguzanyo zirenzeho. Kujya muri iyi porogaramu mpise njya ku kijyanye n'inyungu, ni porogaramu igira inyungu ntoya ku za banki, icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri, urenga ibijyanye no gushaka amafaranga yo gushora imari gusa, ahubwo ukagera ku mwitozo. Niyo mpamvu yabyise ngo ni investment clinic. Akenshi umuntu ashobora guhagarara kumva ari muzima, ariko wahura n'umuganga akakubwira ati nyamara ukwiye kwitondera iki ngiki. Ugera ku rwego noneho ikibazo atari inyungu cyangwa imari, ahubwo ari imicungire. Ukaba washyirwa ku rwego mpuzamahanga rwatuma wava no mu gihugu ukagura imari ukayishora no hanze y'igihugu. Inyungu ni ntoya, ingwate zirahari, ariko ikigenderewe hano ni ugutera intambwe tugakura tukajya ku rundi rwego. Yego. Bwana Rwabukumba, wavuze icyitwa ngo ni Capital Market Investment Clinic. Twumva ko ari n'umushinga cyangwa se ari na projet mumaze iminsi murimo. Ese watubwira igitekerezo ubundi cyaturutse kuki kugira ngo mutangize uyu mushinga wo guhamagarira ibigo bito n'ibiciriritse ku isoko ry'imari n'imigabane? Igitekerezo cyaturutse ku miterere y'igihugu cyacu. Isoko ry'imari n'imigabane uko dusanzwe tubizi rishyirwaho ibintu bitatu. Icyambere no gushaka ubushobozi bw'igihe kirekire, no gushaka amafaranga kuri mu masosiyete asanzwe, donc private sector, ariko na leta irimo kuko impapuro menshi amwe nazo niho zinyura ku isoko ry'imari n'imigabane. Ariko ahenshi abantu baba bashaka iyo ritangira ku masosiyete manini. Rero urebye mu Rwanda amasosiyete manini ntabwo ari menshi.
ahubwo urebye 85% nibura n'amasosiyete bita SMEs, amasosiyete mato n'aciriritse cyangwa se agitangira gukora business. Ariko amasosiyete kenshi usanga akura ni nayakoresha n'abantu benshi, akoresha abantu barenze miliyoni nk'eshatu z'abanyarwanda. Niyo atanga akazi, abafite potentiel yo gukura kurusha n'amanini asanzweho, kuko aba yarageze yajya kenshi, ariko akenshi ntibabone ubushobozi bakeneye gukoresha. So ubwo rero nk'isoko ry'imari n'imigabane igitekerezo cyaturutse kuvuga tuti eske ku isoko ry'imari n'imigabane rihari sosiyete nyarwanda ibikorwa by'ubucuruzi ko bikorwa n'abantu bato n'abaciriritse kurusha n'amasosiyete manini, twabikora gute ku bundi amabanki ari yabafasha nabo kandi ntabafasha uko bikwiye igihe cyose? Turabatereka tubirebe. Tugiye kubireba dusanga dushyiraho icyiciro cyabo, ariko nabwo dusanga hari ibindi bisabwa kurushaho. Turavuga tuti nubwo hagiye icyiciro cya amasosiyete mato n'aciriritse, hari ikindi gisabwa. Abantu kenshi babihutira kuza kuri banki kuko bashaka amafaranga. Umuntu abashaka ibyihuse ngo ajye kudedwana konteneri ye, ntabwo abavuga ngo muzana amateori aho ngaho ngo munyandikire ibipapuro binyeze gute, musinye na hehe, mujye mushaka abavoka babarebe amakontra niba ari mazima n'ibindi nk'ibyo byose. We abashaka amafaranga ngo akore business, ariko nyina amafaranga si cyo abashaka. Niyo mpamvu n'amabanki barasaba ingwate igihe cyose ziruta kabiri amafaranga ushaka akenshi. Ubwo rero mu isoko ry'imari n'imigabane twasanze bidakunda neza, turabasaba tuti dukorana ko ubushakashatsi dusanga ibyaba byiza ari uko tubigisha tukabategura. Niyo mpamvu twahise clinique, no kuvuga ngo buri muntu wese akeneye kubanza akisuzuma kumva ko umubiri we umeze neza. Nayo masosiyete n'igitekerezo cyaturutse twasanze harimo potentiel, ariko rimwe na rimwe ba nyiri sosiyete batumva neza ko imicungire uko igomba kumera mu buryo bwimbitse n'imiyoborere. Ubwo hanyuma n'urwo mukoraza iyo uyobowe neza ugacunga ibyawe neza, ibisigaye inyungu iraza rwose ko umushinga umuntu aba arawize neza. Byose turabireba. Ugifite ijambo Bwana Rwabukumba, rifuza kugira icyo uvuga ku bijyanye n'ijambo impapuro mvunjwafaranga, impapuro meshwamwenda. Aba nabo bo muri uru ruganda nabo baje ku isoko ry'imari n'imigabane, baje gushaka umwenda binyuze muri izi mpapuro. Twari dusanzwe ubundi tunazizi muri beneri cyangwa se muri banki nkuru y'igihugu aribo bazizana ku isoko. Dusobanurire urupapuro rukora ruti. Impapuro mpeshamwenda ni kontra ubugiranye n'umuntu ugiye kuguha amafaranga kuyakuguriza mu gihe runaka. Muri ya Amawi Green Millers barashaka impapuro mpeshamwenda z'imyaka 5, ariko nka sosiyete ikora ku giti cyayo iba yarakorewe ubugenzuzi bwimbitse n'ababishinzwe. Capital Market Authority ari cyo kigo kireberera isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda cya leta, kiba cyarabinyuzemo n'aba advisors batandukanye abakora ubujyanama ku isoko ry'imari n'imigabane. Harimo abavoka, harimo abakora za audit externe interne, n'abantu benshi babinyura muri ibi bintu. None bakaza no ku isoko ry'imari nyirizina Rwanda Stock Exchange, tukabemera ko noneho buruje budakimwa mu bico no mu myifatire bijyanye n'uko abaturage bashobora kuba bashyiramo amafaranga. So rero iyo abantu bakugurije amafaranga umwenda n'umwenda, iyo tubonye zira za beneri izana ku isoko, buriya ibi bikora ibikorera leta buriya niba ishaka amafaranga ntabwo ari beneri. Beneri niyo iba yabaye nk'umujyanama wa leta, nka banki nkuru y'igihugu irabyemera mu mategeko agenga iki gihugu, ikazana izo mpapuro mweshamwenda z'igihe cy'imyaka 5, 10, 15, none abaturage bakazanamo amafaranga bizeye icyizere cya leta. Niyo mpamvu zo buriya zifata iminsi 2. Iyo tuta prospectus y'impapuro mpeshamwenda za leta iba ari page 2, bavuga amafaranga bashaka, igihe bashaka na intere bazishyura. Ariko nk'umugabo nk'uyu nguyu ufite sosiyete, abo nabo bakorana yigenga, bo tubasaba byinshi. Tubakora ubugenzuzi, leta nitwe tujya kuyigenzura kuko Auditeur General baranyuzeyo, umwenda wasaba waranyuze muri Parlement, ariko aba ibyo bakora biba byaranyuze muri société privée, ariko noneho n'abagakorera bwa bugenzuzi bwimbitse. Noneho isoko ry'imari n'imigabane ababishinzwe Capital Market Authority ikabyemeza, haba hari abavoka babisinyeho nabo mu nama y'ubutegetsi babo bose, buri wese arasinya akavuga ati ibyo tuvuze nibyo. N'uwakora amafute yari yose cyangwa amakosa yari yose yazabiryozwa. N'isoko ry'imari, ntabwo isoko ry'imari n'imigabane hari amategeko abigenga muri code penale n'ahandi hantu hose, ku buryo rwose amafaranga abantu bayazanyemo ababungabunzwe muri icyo kintu cyerekeranye nuko abagomba kuba acungwa neza na sosiyete ifite imiyoborere iberanye n'ibisabwa ku rwego international, nta rwego rw'u Rwanda gusa, kuko amategeko tugenderaho n'amategeko no mu bindi bihugu bagenderaho. Ngo ibyo byose akenshi baba barabyujuje, ubundi bisigaye hakaba gukora business, nabo batanga intere
nk'abandi bose zishyurwa buri mezi atandatu, ngira ngo ubwo bisigaye yabyivugira niwe uzi amantere bazishyura. Nibyo nanjye guhita mubaza. Ubundi iyo ugurije leta uba uzi ko nyine leta ntabwo yakwambura, ariko nihazamo uruganda, cyane cyane amakuru mfite nuko mwebwe uruganda rwanyu rukora ibijyanye n'ifu y'ibigori ndetse n'ibikomoka ku bigori, ubwo ni mu buhinzi, kandi tuzi ko urwego rw'ubuhinzi hari igihe rujya ruhura n'ibibazo bikomeye. Muri iki gihe hari byitwa imihindagurikire y'ibihe bituma umusaruro utaboneka ku gihe, ndetse bikaba byashyira mu kaga abakora ubucuruzi bushingiye ku buhinzi. Ndashaka kubaza nti mwebwe icyizere ubundi mushobora guha abantu bazabaguriza aya mafaranga ni ikihe kibashyira muri uwo mwanya wo kuba babaguriza badafite ubwoba? Icyizere cyo gishingiye ku bintu nka bitatu. Icya mbere nicyo yaravuze, nubwo ari ikigo cy'abikorera ariko ni ikigo gikorera mu gihugu gifite amategeko. Ariyo mpamvu ubwo bugenzuzi, iyo clinic iba yabaye kugira ngo byibura risike zishobora kubaho zibe zishobora kugabanywa ku kigero runaka kinini. Ikindi cya kabiri ni uko hashingirwa n'ubundi ku mateka y'iyo sosiyete. Ntabwo ari ukuvuga gusa ko ukeneye amafaranga, werekana ibaruramari ryawe ry'imyaka byuza 3, 4, 5 ishize, werekana uko muri banki ukorana nazo kandi n'ubundi ukorana nazo neza, werekana ku bijyanye na risike nk'izo, ukagenda ugerageza kwerekana ingamba ufite mu gihe risike imwe cyangwa iyindi muri izo ngizo yaba ibayeho. Birumvikana ishoramari ryose rigira urwego runaka rwa risike, n'ushoye aho ariho hose, ariko biba byizweho, biba byateguwe, ariko cyane cyane aricyo cya nyuma ashaka kuvuga, harebwa ibijyanye n'imicungire ya sosiyete, icyo bita corporate governance. Ese hari ibisabwa biteganyijwe, byanditse, biteganywa n'amategeko? Ese inama y'ubutegetsi ikora ite? Ese abacunga iyo mari guhera ku muyobozi mukuru, amwungirije, abacunga imari, abakora izo production, ese bafite ubumenyi buhagije? Ese bafite experience ihagije kugira ngo ibyahungabanya sosiyete byose bifatirwe ingamba hakiri kare? Hanyuma yaravuze ikijyanye n'inyungu, by'umwihariko kuri iyi bonde twita corporate bond, cyangwa se nk'uko mu kinyarwanda babisobanuye impapuro mpeshamwenda, cyangwa se yego impapuro mpeshamwenda. Abazashora imari bishyurwa 2 mu mwaka, hanyuma bakishyurwa 15% y'amafaranga bashoyemo. Yego, urakoze cyane Bwana Jean Claude Uwiziyemungu, ukaba ari umuyobozi mukuru w'uruganda Maui Grain Millers. Turi kumwe kandi na Bwana Celestin Rwabukumba, akaba ari umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane Rwanda Stock Exchange. Wenda tugarutse kuri Bwana Rwabukumba arabisobanuye, ariko abantu bashaka kuvuga bati nibyo koko ibigo bito n'ibiciriritse bije ku isoko ry'imari n'imigabane, ariko se wenda utwibukije izindi product mufite kuri rasoko, kugira ngo wenda n'abadukurikiye wenda hari abasanzwe babisobanukiwe, ariko nk'abadukurikiye ku nshuro ya mbere, izindi product zicuruzwa ku isoko ry'imari n'imigabane ni izihe? Ibyo tumenyereye hano ni impapuro mpeshamwenda, cyane cyane zo zimaze gufata rwose, nizo twatangiriyeho isoko ritangira kuva kera, cyane cyane ko ari zibaregiriye, ziza kenshi ku isoko arizo impapuro mpeshamwenda za leta, ariko hamaze no kunyuraho n'impapuro mpeshamwenda z'ibigo byikorera zanaje na mbere zikanarangira. Niba twibuka neza, banki ya BCR niko yitwaga kera, I&M Bank, yigeze kuza ku isoko ishaka gutangira kugitanga inguzanyo ku bantu bashaka kubaka amazu y'igihe kirekire. Mu Rwanda ibyo bintu byabaga isoko ry'imari n'imigabane ritaratangira. Batangiye batanga, bashize impapuro mpeshamwenda z'igihe cy'imyaka 10, zarangije rero ku expiringa, zararangiye. Ubu ngubu abanyiraho bashujwe amafaranga, iyo myaka yose barungutse, baratashye, barishimye, banki nayo itanga izo nguzanyo zo kubaka amazu. Hari yewe nk'ubu n'amasosiyete mato n'aciriritse yari iherutse kuza, imazemo imyaka 2, nayo yavuye muri ya clinic twavugaga yitwa Energy Hotel. Abayishoyemo barimo barishyurwa neza, barishimye, kandi sosiyete nayo yaguye ibikorwa byayo. So rero ibyo byose ni impapuro mpeshamwenda cyane cyane dufite ku isoko, ari za leta cyangwa bikorera ku giti cyabo. Yewe na IFC nayo igeze kuzaho n'urwego rwa World Bank, banki y'isi, urwego rw'ishoramari bigeze gushaka amafaranga hano ku isoko yo kuguriza abanyarwanda bajya babagana bashaka amafaranga yo gushora mu bikorwa byabo bitandukanye. Ikindi rero cya nyuma navuga ari nacyo abantu kenshi bakunda kwitabira nacyo, ni iby'imigabane y'amasosiyete agiye asanzwe ari ku isoko. Ubu dufite imigabane, amasosiyete ari ku isoko ageze ku 10 yazanye imigabane yayo ku isoko, harimo za Bralirwa, za Banki ya Kigali, za Equity Bank n'amabanki akenshi cyane cyane MTN, inganda n'abandi bose bagiye batandukanye bamaze kuza ku isoko. Ariko hari n'ibindi dushaka kuzazana ku isoko, ariko byo tuzaba tubivuga. Wenda twese mu munota umwe watunyuriramo kuri ibyo bintu bishyashya niba ntacyo bitwaye.
Bon, hari amaproduit turimo turakoraho hari nk'ibyo twita REITs, Real Estate Investment Trust, ni mu ijambo ry'icyongereza, ni produit iza ku isoko igafasha abashoramari bashora mu bikorwa bya real estate. Ni ukuvuga ngo abantu bashora mu bikorwa by'ubwubatsi, aho usanga ntitumenyereza molese muri Kigali n'ahandi hatandukanye, ugasanga umuntu agiye yiziritseho inzu wenyine, akajya muri banki ikamuniga kugera mu ijosi, ariko hari ubundi buryo bikorwa, ahubwo abantu aho kugura wenda umuryango muri building ukaguramo imigabane muri building, yewe n'abantu bato bikabagera. Mu minsi iri imbere abanyarwanda bashonje bahishiwe, ni produit mu bindi bihugu, natwe rero turimo turabikoraho kugira ngo abantu bashaka kuzashora amafaranga yabo mu by'ubwubatsi, mu bibanza na infrastructure zigiye zitandukanye, bazabashe kuba bashaka amafaranga yo kubikora, n'abashoramari badashaka kwirirwa bakurikirana abapangayi bazabe abamenyereye kubikora, babe bakore developers cyangwa se n'abashinzwe kubimanaginga ku buryo babasha kuzabyitabira mu minsi iri imbere. So rero abantu ndumva bashonje bahishiwe. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo ngira ngo tuzabigira umwanya urambuye tubiganireho. Ngira ngo wenda igice cyacu cy'uyu munsi reka tugisoreza ngaha kisesengura mu izingiro ry'ubukungu. Reka ngushimire cyane Bwana Celestin Rwabukumba, umuyobozi mukuru w'isoko ry'imari n'imigabane Rwanda Stock Exchange, kuba witabiriye ubutumire bwacu. Turagushimiye, wagize neza. Urakoze cyane kandi nawe Jean Claude Wizeyimana, ukaba uri umuyobozi mukuru w'uruganda Maui Grain Millers rurutse gushyira impapuro meshwa mwenda ku isoko ry'imari n'imigabane. Turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego, turakomeje ikiganiro cyacu, ntago dusoje, ahubwo tugiye guhindura ingingo twerekeze ku nkuru y'umunsi. Dutangira ikiganiro cyacu twabwiye ko hari uwitwa Gasaro Rahima, uyu ni rwiyemezamirimo washinze ikigo Inzora Farm Limited gikora ubucuruzi bushingiye ku buhinzi, akaba agira inama abakobwa bakiri bato kugana umwuga w'ubuhinzi kuko harimo amahirwe menshi yo gukorera amafaranga. Mu kiganiro twagiranye yatangiye atubwira urugendo rwe mu bucuruzi bushingiye ku buhinzi ndetse n'icyamutinyuye kugira ngo yinjire muri ubu bucuruzi. Urugendo rwanjye ntaho rutandukanye n'urw'abandi bari mu by'ubuhinzi, ariko nk'umwana w'umukobwa bijya gutandukanaho gato kuko ni ibintu natangiye mu gihe isi yose yari iri mu bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Ndeba navuga ni se ko ibindi byose byahagaze ariko kurya byo ntibihagarare. So ndavuga nk'umwana w'umukobwa, reka nanjye mfati iya mbere njye gukorana na bagenzi banjye, nisunge bagenzi banjye, duteze imbere ubukungu bwacu binyuze mu bijyanye n'ubuhinzi. Nk'uko mu ndimi z'amahanga akunda kuvuga ngo agriculture is the backbone of the economy. Naravuze ni muri COVID ibintu byose byarahagaze, ariko ntabwo twahagaze kurya. Amasoko yarakomeje arakora, abantu barahaha, ugasanga abantu barasaba impushya bagiye guhaha. So ndavuga ni nanjye nk'umwana w'umukobwa, ese niki nakora, n'ubuhe musingi natera ku bijyanye n'ubuhinzi, niki nafasha abagenzi banjye cyane cyane urubyiruko, noneho nk'umwana w'umukobwa, cyane ko leta yaduhaye amahirwe, amasoko arahari, ibicuruzwa biragenda, ubuhinzi bumeze neza. Navuga ni reka noneho nanjye ninjire mu by'ubuhinzi fatanye na bagenzi banjye. Murakoze. Muri rusange kampani ya Inzora Farm Limited dufite abakozi bagera muri 25, harimo ba nyakabyizi ndetse n'abandi bahoraho. Ubwo ba nyakabyizi ndavuga mu ndimi z'amahanga they call them wages. Ntago bakora ibihora kuko urabona nk'iby'ubuhinzi ni ibintu bigendana na season. Tuvuge nk'igihembwe cy'ihinga A, B, C, ntago ari abahoraho, baza bitewe n'ikigiye gukorwa nk'uwo munsi. Urugero nimba ari twateye, haraza abatunganya imirima, abatera imbuto, abazuhira, abazatera imiti, abazasora igihe cy'isarura kigeze, ndetse n'abandi noneho bahoraho bashinzwe ibijyanye na logistique. Ubwo n'igihe twasaruye kuvana ibintu ku murima no kugeza ku bakiriya ndetse no ku masoko. Murakoze. Akazi kacu ka buri munsi, nk'uko nakubwiye, dukora ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ibikomoka ku buhinzi. Urugero nimba duteye, turategereza, hari periode dutegereza avuga ati nzasarura, ariko muri icyo gihe harimo kuhira, harimo gutera imiti ibihingwa kugira ngo bizazamuke neza, harimo no kubisasira. Ibindi dukora bya buri munsi ni ukugemurira ibintu bijyanye n'imbuto n'imboga abakiriya aribo dukorana nabo b'amahoteli n'amaresitora umunsi ku wundi. Murakoze. Mu bijyanye no kubaho hari icyo bagezeho cyane cyane nk'abadamu dukorana ndetse n'abakobwa, kuko twabashije kwikorera itsinda
rijyanye no kwizigamira ibyo bakunze kwita ikimina, aho buri cyumweru dutanga amafaranga noneho hakagira abafata bo ubwabo nibo bavuga ati reka twishyure nk'abana minerivare, ubwisungane mu kwivuza, za mituweli n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze. Imbogamizi ya mbere hari nk'umuhinzi ni season. Urabona sezo igihe turimo ntago bimeze nk'ibihe imyaka yatambutse, aho akenshi abahinzi ba kera bategerezaga imvura, ariko uyu munsi byarahindutse. Uyu munsi mu kwezi kwa munani byajyaga kugira amatariki 15 hari imvura iri kugwa, uvuga ati reka dutunganye imirima dutere, ariko uyu munsi hari imbogamizi ibijyanye na seasonal changes, bidusaba gukoresha imbaraga nyinshi mu bijyanye na irrigation, ubwo mu bijyanye no kuhira, pompe z'amazi, mazutu izamuka umunsi ku wundi, urumva bikadutera imbogamizi cyane cyane mu bijyanye no kuhira imyaka yacu. Gukemuka nta kundi ni ukugira ngo bafashe urubyiruko. Yego birahari, bavuga ko hari ugufasha urubyiruko kugira ngo babone ibikoresho, ariko noneho ndasaba bishobotse ko batworohereza ibikoresho. Noneho hari ukuntu hari abahinzi bakoresha nkunganire, noneho hari n'abatwebwe noneho nkunganire ibitareba cyane. So nifuzaga ko badufasha nimba tugera gusaba na loan bakatworohereza kugira tubone ibyo bikoresho mu buryo bwihuse. Murakoze. Amahirwe ni menshi cyane. None uyu umwana w'umukobwa uri urubyiruko byo ntako kanya ni nk'umurabyo. So nashishikariza urubyiruko kuza mu bijyanye n'ubuhinzi, ko ni sector ikeneye imbaraga nyinshi kugira ngo tubone uko duhaza isoko ryacu, ndetse tunexport dutwara ibintu byacu hanze ku isoko ryo hanze, tugirirwe icyizere. Dukeneye izindi imbaraga nyinshi z'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo market irahari, isoko rirahari, ariko haracyaburamo abantu baza ngo batwisunge baduha amaboko dukorane. Amahirwe kuba harahari, byonyine kuba hari isoko, market isoko kuba rihari ryo rirahari, ahubwo abantu nibitabire guhinga, bitabire ubuhinzi. Murakoze. Ni Agasaro Rahima, ni rwiyemezamirimo ukora ubucuruzi bushingiye ku buhinzi, akaba agira inama abakobwa bakiri bato kujya mu buhinzi kuko naho harimo amahirwe. Turacyari mu kiganiro izingiro ry'ubukungu, by'umwihariko nk'uko twababwiye mu gutangira ikiganiro, tubafitiye icyegeranyo kivuga urugendo rwo kumenyekanisha ubucuruzi binyuze mu birango, amashusho ndetse n'ibimenyetso, aribyo abenshi bakunze kwita branding. Uyu munsi twabateguriye icyegeranyo cyihariye kivuga urugendo rwose ndetse n'akamaro ka branding mu bucuruzi. Twabiteguriwe na mugenzi wacu Cedric Irakoze. Iyi si ituweho n'abantu bagera kuri miliyari 8.2. Abo bantu hafi ya bose, buri wese afite igikorwa byukiramo mu ruturuturu, ashaka ikimubeshaho we n'umuryango we n'abazamukomokaho bose. Niyo mpamvu ku isi yose hari amasosiyete y'ubucuruzi arenga miliyoni 334. Muri izo sosiyete zose 90 yazakora ubucuruzi buto n'ubuciriritse. Muri izo business ziciriritse kandi 50 zose zavukiye mu rugo, zitangirira mu rugo, nyuma zirakura. Uyu munsi wa none umuntu ufite telefone cyangwa se mudasobwa irenze izindi, ndetse akaba yanabyirata muri bagenzi be, nuko aba afite mudasobwa yakorewe mu ruganda rwitwa Apple. Byaba akarusha akaba afite na telefone ya iPhone 15 Pro Max. Uyu munsi wa none kandi umuntu wambaye neza agomba kuba yambaye umwenda cyangwa se inkweto byakozwe na Nike, Louis Vuitton, Gucci, Adidas, Dior n'izindi. Kubera iki bigenda gutya? Impamvu nuko hari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu ryize ku kuntu ibicuruzwa byabo bigomba kugaragara mu maso yabo babigurishaho, bityo bigatera umuguzi wese guhita akunda icyo gicuruzwa, yewe akakigura atangurana. Niyo mpamvu igicuruzwa cya electronique cyose ugiye kugura ugasanga ikirango cy'urubuto rwa pome rurumyeho, uhita wumva wakigura kabone nubwo nta mafaranga waba ufite, ndetse utarinze gutinda cyane ku buryo icyo gikoresho gikora. Ibyo mu ndimi z'amahanga babyita the branding process in business. Brand ni imbumbe y'ibintu byose. Logo ni agace gato ka brand. Tuvuga uruziga, fata uruziga urucemo ibice byinshi. Uyu ni umwe mu bakora ubucuruzi bushingiye mu kwamamaza mu kinyamakuru The East African. So logo ushobora gusanga ifata nka 10%. Ugasanga amakuru cyangwa se colors company ikoresha, niba ari umuhondo, niba ari icyatsi n'iki, ifata wenda nk'10% nayo. Kampani zirenga ibihumbi 45 zikomeye cyane kurusha izindi mu isi, byibuze buri imwe ifite brand 10. Ibyo bivuze ko hari ama brand arenga ibihumbi 500 muri business zikomeye ku isi.
byose bitangirana n'ishusho nyiri business ashaka kugaragariza abazagana ibikorwa bye birimo umwihariko we mu byo akora ndetse n'indangagaciro za business cyangwa se umurongo ngenderwaho. Ibi byose iyo nyiri company yabiteguye neza abibwira ushinzwe gutunganya brand cyangwa se ibirango bya company, akabitunganyiriza muri mudasobwa nk'uko yabibwiwe kugira ngo akore ikirango gikubiyemo umwihariko wa company. Ibi bikorwa n'ababyigiye mu mashuri y'ikirenga bitwa Brand Identity Implementation Specialist. Nibo bahitamo amabara meza bakwiye gukoresha mu kirango, nibo kandi banahitamo niba bakoresha amagambo cyangwa se igishushanyo runaka bitewe n'uko nyiri business ashaka ko icyo kirango kigaragara. Uyu mucuzi w'iki kirango akoresha uko ashoboye kose kugira ngo ubone icyo kirango wese ahita abona ishusho ya company, bigasa nk'aho icyo kirango kivugira company kandi kikagera kure hashoboka kuko kiba kizashyirwa kuri buri gicuruzwa cya company runaka. Umuntu uwo ari we wese ubonye ikirango cy'imigongo ku mwenda runaka cyangwa se igicuruzwa runaka, mu mutwe we hahita hazamo ijambo Made in Rwanda. Uwumvise u Rwanda biramworohera guhita abangukirwa no kumva Visit Rwanda. Buri kimwe muri ibi gifite ikirango kikiranga. Birumvikana neza uruhare ibi birango bigira mu bucuruzi n'ishoramari muri rusange. Iyo brand imaze gutunganywa muri mudasobwa, akenshi ihita imurikirwa abantu bose ku mugaragaro kuva bwigatangira gukoreshwa ku makarita y'akazi, imbuga nkoranyambaga, ku bicuruzwa n'ahandi henshi hashoboka. Utekereza ko ari iyihe impamvu nyamukuru z'imbaraga zishyirwa muri branding? So brand rero ibyo byose iragenda bikafata amarangamutima y'umuntu ku buryo afata icyemezo cyo kukugura cyangwa ntakugure. Donc afata icyemezo cyo gukunda ibintu byawe cyangwa ntakunda ibintu byawe. Uretse ko ari abantu bagura bitewe n'uburyo ikintu gipackaginze. Izo mbaraga zose zishyirwa muri iki gikorwa cya branding kidakorwa n'umuntu umwe, haba hagamijwe kongera ibicuruzwa, guhaza ibyifuzo by'abakiriya bawe, guhagarara mu ihangana n'andi ma business, bikanafasha gufungura imiryango myinshi cyane irimo n'amahirwe yo gukorana n'ibindi bigo bikomeye na ba rwiyemezamirimo bo ku rwego rwo hejuru. Kampani cyangwa se ikigo icyo ari cyo cyose waba ufite bigusaba igicuruzwa na serivisi biri ku rwego ruhambaye kugira ngo ugumwe mu ihangana n'izindi kampani. Kugira ngo brand ya company cyangwa se business runaka yubaka izina ku ruhando mpuzamahanga, bisaba imbaraga zitandukanye z'abantu barenze umwe. Ku muntu utari kubyumva neza, ndamwibutsa ukuntu ikinyobwa cya Coca-Cola cyamaze imyaka myinshi gifite brand ziyoboye kurusha izindi kubera gusa ukuntu cyasaga n'ibirango byari bikigize. Ibi byakururaga benshi, abakibonye bose amazi akuzura akanwa. Icyo kinyobwa bakiguze nk'abagura amasuka kugeza n'uyu munsi wa none. Imibare dukesha urubuga explodingtopics.com igaragaza ko abaguzi bangana na 81% bakenera kwizera brand y'igicuruzwa kugira ngo bakigure. 77% bo bakenera kugura ibicuruzwa bifite ibirango babonye ku mbuga nkoranyambaga. Mu gihe 65% by'abakiriya bavuga ko bagura ibikoresho bitandukanye bashingiye kuri ba nyiri company. 55% nibo bagura igicuruzwa ari uko bakibonye. Biratangaje cyane ukuntu kampani ya Pepsi yamenyekanye mu gukora ibyo kunywa ishora miliyari y'idolari mu gutunganya logo cyangwa se ikirango cy'ibicuruzwa byabo buri mwaka. Abahishuriye ibanga rya brand barishyizemo imbaraga bituma business zabo zigira izina ku rwego mpuzamahanga. Ibi bigaragara cyane ku bantu ba-applyinga bashaka akazi kuko 80% yabo banga gusaba akazi ku bigo bifite inyenyeri imwe kuko brand z'ibyo bigo ziba ziri hasi cyane. Ibaza uko byagenda ibyo bigo bishyize imbaraga muri brand n'ibicuruzwa na serivisi zabyo. Brand ifata igihe kinini kugira ngo yubake. Izina rifata igihe kinini kugira ngo ryubake. So ubona muri Afurika rero tutaragira niba ari intambara duhoramo, niba ari ibibazo byinshi duhoramo, duhora dutekereza ejo. Uvuga ngo niba ncuruza ikintu runaka ntabwo ntekereza yuko iki kintu gishobora kuzagira akamaro mu myaka 80 nta kintu ari. Muri abazungu ashaka project n'imyaka 200. Avuga ati ndashaka ko iyi brand abantu bazajya bayinyibukiraho. KFC, za KFC urazibona hano. Abantu barya inkoko za KFC kubera brand gusa. Naho ubundi inkoko wazikorera no mu rugo. Amwe mu mayeri yo kuzamura ibicuruzwa akunzwe gukoreshwa n'abashoramari batandukanye nuko bafata ibyamamare bifite amazina akomeye ku isi hanyuma bikamamaza ibicuruzwa byabo. Ibi bihita biha amahirwe menshi cyane abakunzi b'ibyo byamamare runaka guhita bajya kugura ibyo bicuruzwa. Urugero rwa hafi, icyamamare mu guconga umupira w'amaguru ku isi Cristiano Ronaldo cyishyurwa miliyari y'amadolari ku kwezi mu kwamamaza imyenda n'inkweto bikorwa n'uruganda rwa Nike. Agera kuri miliyari 200 z'amadolari y'Amerika niyo uyu mugabo akura mu kwamamaza brand z'ibigo bitandukanye ku isi.
turamushimiye cyane Cedric Irakoze ku cyegeranyo cyiza atugejeho kirebana na branding cyangwa se n'ibigendanye n'uburyo amashusho ndetse n'ibindi bifitanye isano no kwamamaza mu bucuruzi agaciro kabyo ndetse n'akamaro kabyo. Turamushimiye cyane. Reka rero namwe mwese tubashimire mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro izingiro ry'ubukungu cyo kuri uyu mugoroba tariki 22 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka turimo 2024. Mwese rero turabashimiye kuba mwakomeje kutwereka ko turi kumwe. Reka kandi tubararikire kuzakura ikiganiro nk'iki ngiki kuwa kane cyumweru gitaha ku isaha nk'ingiyi gitangira saa 3 z'ijoro. Ariko ntimujye kure kuko turabasigiramo ubutumwa bwa Rwanda Revenue n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Reka nabo twumve ubutumwa batugeneye kandi mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha. Nyuma y'amahirwe yatanzwe kuva ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2024, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi aheruka kongera iki gihe cyo kwigaragaza ku bushake gitangirana n'itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu kugera ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi muri uyu mwaka wa 2024. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku buhamya bw'abamaze kwigaragaza ku bushake, inyungu bakuyemo, niba koko barakuriweho ibihano n'amande bari baraciwe ku misoro batamenyekanishije. Turanareba kandi icyo ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abarebwa no kwigaragaza ku bushake, cyane muri iki gihe hongerewe igihe cyo kwigaragaza ku bushake. Umuntu urebwa na gahunda yo kwigaragaza ku bushake ni umuntu wese usora, cyane cyane wenda imisoro ikurikira: umusoro ku nyungu, umusoro ku bihembo, umusoro ku nyongeragaciro, ndetse n'umusoro w'inzego z'ibanze. Umuntu wese urebwa n'iyi misoro yakirwa imbere mu gihugu wese ararebwa n'aya mahirwe yo kwigaragaza ku bushake. Ngira ngo wenda ikintu tuzakomeza gusubiramo kenshi ku buryo cyasobanuka ni uko kwigaragaza ku bushake bitandukanye no kugenzurwa. Kugira ngo ubyumve neza ubishyira kuri uwo munzani, ukavuga uti ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite inshingano zo kugenzura abasora kugira ngo kirebe niba amategeko barayubahirije mu buryo bwo gusora. Icyo gihe ni igenzura. Ariko noneho umuntu nawe yakwigenzura ubwe, kuko iyo abaye igenzura habaho kubona wenda ibyakozwe neza, hakabaho kubona n'ibitarakozwe neza byakosoka. Iyo ibi byakozwe mu buryo budakwiriye bigaragaye, iteka cyangwa se igihe cyose itegeko ryateganyije uko bijyana n'ibihano ndetse n'inyungu z'ubukererwe. Kwigaragaza ku bushake rero ibyiza byabyo ni uko ayo makosa, uko kuba ibintu bitarakozwe uko bikwiriye, ntabwo bicibwaho ibihano ndetse n'inyungu z'ubukererwe. Akaba ari ayo mahirwe turimo kuvuga ubu, areba abantu bose banditse ku musoro ku nyongeragaciro, umusoro ku nyungu, umusoro ku bihembo, umusoro ufatirwa se, ndetse n'imisoro y'inzego z'ibanze, nibo barebwa no kwigaragaza ku bushake. Mu rwego rwo kwirinda ko abamenyekanisha bacibwa amande igihe bari muri gahunda yo kwigaragaza ku bushake, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho sisiteme yihariye ugeraho uciye ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro ari rwo wa@rra.gov.rw, wageraho ugahita ubona ubutumwa bukubwira ngo garagaza imisoro utishyuye mbere ya 2023 unanishyure, bityo ukurirweho ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Ibi bikaba bitandukanye rero nuko kumenyekanisha imisoro bisanzwe bikorwa. Dufata urugero nk'umusoro ku nyongeragaciro, umenyekanishwa bitarenze itariki ya 15 y'ukwezi gukurikira uko ibikorwa byakorewemo. Ubwo rero urimo kumenyekanisha, kandi iyo umenyekanishije nta bihano nta n'inyungu z'ubukererwe muri icyo gihe. Ariko ushobora gukosora iryo menyekanisha icyo gihe cyararenze, wenda ukwezi kurarangiye, iminsi 3 irarangiye, amezi 3 ararangiye, umwaka urarangiye, ukaba wakosora ryamenyekanisha wakoze. System irabyemera, ariko nanone ikakubarira inyungu z'ubukererwe ndetse n'ibihano, kubera ko uwo musoro urimo gukosora utatangiwe mu gihe. Aho niho bitandukaniye.
aho bihuriye nuko mu by'ukuri byose bimenyekanishwa binyuze muri system. Ntabwo ugiye kumenyekanisha cyangwa kwigaragaza abikorera ahandi hantu hatateganyijwe, ni system imwe bakoresha ya e-tax. Iyo usuye urubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro uhita ubona ahantu handitse gahunda yo kwigaragaza ku bushake. Iyo winjiye muri iyo gahunda uhita umenyekanisha, ni ukuvuga ngo uramenyekanisha bisa n'uko wari kumenyekanisha cya gihe cya mbere, ariko noneho kubera ko hari ayo mahirwe, nubwo waba urimo kumenyekanisha ibintu wari kuba waramenyekanishije mu myaka 3, 5 se 6, 10, 2, 1 amezi, noneho system irabyakira, ariko nta mafaranga iguca y'ibihano cyangwa se inyungu z'ubukererwa. Kuva iyi gahunda yatangira, abamaze kwigaragaza ku bushake bararenga 2,000, kandi benshi muri bo bashima ikigo cy'imisoro n'amahoro ko bakuriweho ibihano n'amande. Abashimira iki gikorwa cyo gukuriraho abantu ibihano bizanye ku misoro. Abashima ko nanjye naje gusaba serivisi bakaba barangabanyirije amande guhera 2012 kugeza 2022. Amande yose bakaba barayakuyeho, nkishyura umusoro nakagombye kwishyura mu mwaka utariho amande. Ubwo nkaba nari mfitemo imyaka 11. Ibihano byose bakaba barabikuyeho. Nkaba nshima rero imiyoborere myiza yadukuriyeho ibi bihano. Nkaba nshishikariza n'undi muturarwanda wese nawe ko yakitabira izi gahunda kuko ari nziza. Umuntu wese akaza rero nawe yizanye nk'uko nanjye nizanye, bakamukuriraho ibihano. Ikintu yadufashije, twebwe twarebye ikibazo nyirizina dufite kijyanye n'ibirarane bitamenyekanishijwe, duhitamo twumvishe aya mahirwe mwahaye abacuruzi, duhitamo kugana ikigo cy'imisoro n'amahoro. Mu by'ukuri babashe kudufasha kandi twageze ku ntego nk'uko twabitekerezaga. Kugeza iyi saha amafaranga dusabwa kwishyurwa ni igicumbi nyirizina twasabaga kumenyekanisha muri icyo gihe kitariho. Kugeza ubu nicyo twamenyekanishije kitariho amande. Igereranyo dufite muri rusange, nubwo imibare isatira, twari dufite umusoro tubazwa ugeze hafi muri 4,200,000, harengaho n'andi mafaranga makeya, ariko kugeza iyi saha nyirizina dekararasiyo dufite zifite 210,000. Mu by'ukuri nkaba nashishikariza n'undi muntu uwo ari we wese ufite icyo kibazo kuba yagana ikigo cy'imisoro n'amahoro bakagerageza kumufasha mbere y'uko itariki mwaduhaye zirangira. Nkurikije ibyo twari dufite twebwe mu kigereranyo cyari kirimo, ibyo twari dufite iyo hakijyaho ibihano byashoboraga kugera nko muri 40,000,000 cyangwa se 50,000 hagiyemo n'ibihano. Urumva ko ayo mafaranga ari menshi, ariko hafi miliyoni nka 20 zagombaga kuza mu rwego rw'ibihano ntazagiyeho. Ubundi kwigaragaza ku bushake ni amahirwe usora ahabwa yo gukosora amakosa yakoze mbere y'uko ubuyobozi bw'imisoro butangira kubikoraho igenzura, cyane ko bwubatse uburyo buhamye mu ihanamakuru n'ikoranabuhanga. Kwigaragaza ku bushake rero bikaba bimufasha kwishyura umusoro fatizo agaragaje, ntacibwe ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Ni ukubakangurira kwishyura kuko leta yabasoneye ibihano n'inyungu z'ubukererwe. Nta mpamvu rero mu by'ukuri bakabaye batafata aya mahirwe kugira ngo bishyure. Umuntu wahawe aya mahirwe ntayakoreshe nyuma y'iriya tariki ya 23, dufite ikigo cy'imisoro n'amahoro cyubatse ubushobozi bujyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'isesengura ry'amakuru, ndetse rigenda buri mwaka rireba ibyiciro by'abasora bagaragaramo impamvu zatuma batubahiriza amategeko,
bivuze yuko mu by'ukuri nyuma y'iriya tariki umuntu utazafata amahirwe ngo yagiraye ashobora kugenzurwa, kandi nagenzurwa ibihano n'inyungu z'ubukererwe bishyirwa kuri ayo mafaranga bigaragaye yuko atamenyekanishijwe ndetse ngo bishyirwe ku gihe cyagenwe n'amategeko. So nizo ngaruka ndeba mu by'ukuri ku bantu batafata amahirwe ngo bagire ayabo. Reka mbibutse ko igihe cyo kwigaragaza ku bushake cyatanzwe nikirangira, ikigo cy'imisoro n'amahoro kizasubukura imirimo yo gutahura abatarishyuye imisoro ibareba ikoresheje amakuru ifite n'ubundi buryo, bityo bacibwa umusoro, ibihano n'inyungu z'ubukererwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Bacuruzi, iki ni cyo gihe nimubyaza umusaruro aya mahirwe yo kwigaragaza ku bushake mbere y'uko itariki ya 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024 zigera. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.